Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Muri iki cyumweru cya kabiri tugiye gutangirana insanganyamatsiko ivuga ngo umurimo wa Yesu, umunsi mu murimo wa Yesu. Umunsi mu murimo wa Yesu. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo yo ku isabato nimugoroba. Ingingo ibanziriza izindi muri iki cyumweru. Aho icyo kwibukwa tukibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 17. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho, dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye ko ukomeje kutugirira ubuntu. Turakwiragije kugira ngo Data uduhe imbaraga zo kwiga ijambo ryawe, tujye kwibandaho cyane muri iki cyumweru, maze bityo zizabashe kutubera impamba nziza ubwo tuzaza mu ijuru tugusanganiye, tuzishimire kubana nawe. Ubane natwe rero, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umunsi mu murimo wa Kristo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuzirikana cyane muri iki cyumweru, aho tufite amasomo tuzibandaho cyane muri iki cyumweru. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza 45, Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 kugeza 42, ndetse Mariko igice cya 5 umurongo wa 41, no muri Luka igice cya 6 umurongo wa 12, ndetse no mu Balewi igice cyaho cya 13. Uwiteka mwami Imana rero azakomeza abane natwe muri iki cyumweru, ubwo tugiye kwibanda cyane muri iki cyigisho. Buri butumwa bwiza butangira bwerekana intangiriro y'umurimo wa Yesu mu buryo runaka. Matayo yerekana Yesu ahamagara abigishwa, maze agakomeza abwiriza ikibwiriza cyo ku musozi w'imigisha. Luka avuga inkuru ya Yesu atangiza ikibwirizwa yigishirije ku munsi w'isabato mu isinagogi y'i Nazareti. Yohana atangira avuga inkuru yo guhamagarwa kwa bamwe mu bigishwa be ba mbere, n'inkuru y'ubukwe bw'i Kana, aho Yesu yakoreye ikimenyetso cye cya mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko buvuga iby'umuhamagaro w'abigishwa bane, bukanerekana Yesu yagiye gusenga ku isabato i Kaperinawumu n'ibindi byakurikiyeho. Inshuti bakundwa, ahangaha ni uburyo abanditsi b'ubutumwa bwiza bagiye batangira inkuru ya Yesu mu buryo butandukanye nk'ukuntu turi kubibona hano. Iyi sabato hamwe na Yesu mu ntangiriro y'igitabo cya Mariko iha umusomyi kwiyumvisha uwo Yesu ari we. Ngo iyi sabato hamwe na Yesu mu ntangiriro y'igitabo cya Mariko iha umusomyi kwiyumvisha uwo Yesu ari we. Mu mugabane wose w'icyigisho cy'iki cyumweru tubonamo amagambo ye make cyane yanditswe. Umuhamagaro mugufi urarika abantu kuba abigishwa. Ategeka umudiyakoni gahunda yo gusura ibindi byerekezo. Akiza umubembe, akamuha amabwiriza yo kujya kwiyereka umutambyi kugira ngo ahumanuke. Ikigenderewe ni igikorwa by'umwihariko, igikorwa cyo gukiza abantu. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza akunda gukoresha ijambo uwo mwanya mu kwerekana imbaraga yo kwihuta kw'igikorwa kiranga umurimo wa Yesu. Inshuti mukundwa, reka nkurarikire kwiga icyigisho cy'iki cyumweru
kuko tugiye kureberamo byinshi bigendanye n'uburyo Kristo yakoragamo umurimo. Iki cyumweru tugiye gusobanukirwa na Yesu uwo ari we. Kristo ararikira abantu kuba abigishwa be. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki cyumweru. Ndagusabye kugira ngo umwuka w'Imana abashe kukuyobora, kugira ngo tuzabashe kugendana neza muri iki cyigisho tugiye kwiga muri iki cyumweru. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mwami Imana, turongeye turagushimiye, turaguhimbaje, ukomeze ubane natwe muri uyu mwanya, ukomeze uduhe kwita ku magambo yawe ya buri munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.